reka ntibwira uko twoyibona yoza yogera hano amwe ati muhumure umunsi umwe twese tuzatungurwa yahageze natwe tuze tugere Uvira rero ni ukuri abaturage bari muri Uvira barababaye bararushe bararambiwe nabo abazarenze bazagera naho iwanyu aho atuye nari mpazi ariko ntubabaye kuhagera gusa bazagera no mu byumba ntaho bimiriwe abantu bakoraga imirimo barahagaze byose byabaye exalendo ibintu by'igihugu n'ishyamba ritagira uritwaye twe twazatinda tukabona impinduka bitugeze rero abayobozi ba AFC mutabare abantu bawuvira ako ni akari gaciyemo mureke twakire aho yazamuye ikiganza gatoya kandi yari baje gusa mwera akabazo gato yaragi ariko sister twirwaneho niba yasabye kare ni nka wenda yaragiye kuryama niba kihari mwampa wenda amasegonda 2 aho kabaza arahari sister twigana nazamu sister twirwaneho ngira ngo deja yamaze kugenda aho ngaho komereza aho warugeze twirwaneho waruvuze ngo ariko arafite mikro sister twirwaneho uratwumva ego nakabazo narishaka kubaza Muhire uraho Muhire uraho neza ego nakabazo narishaka kubaza Muhire cyage yaravuze ngo aya masezerano ngo yo kuzofungurwa ngo ifungwa ngo ntabwo ngo azubahirizwa ngo ntabwo zizofungurwa ndibaza bitanibaza akabazo kavuga ngo none se M23 AFC yaba iruhiriki kuja muri ayo masezerano kandi ziko imfungwa zabo zitazafungurwa kandi bazi ukuri none nkibaza ngo se byabafashe iki mu gihe izo mfungwa zidafunguwe wabimbwiraho nkabyumva kuko nahise ngira nk'amashaka numva nyine ngize amashaka okay no kuvuga ngo impamvu mvuga yuko zitazafungurwa nuko sibwo bwa mbere y'amasezerano yasinywa ahubwo nuko ari bwo bwa mbere asinywe i Washington ngira ngo icyo ngicyo cyumve neza kandi asanzwe aya masezerano ariho ntugire ngo ni mashyashya yarari muri proposal ya Doha twebwe twari kuyifungwa zabo badusabaga bo bananiwe kuri zacu icyo cyo ukimenye kandi na za Amnesty International zararebaga za Human Rights Watch zirwa zidushinja ibyo zararebaga za CIA ngenerwa kuyivuga CIRG ukuntu CIRG nyambyibaga njyambinanirwa iraje muri ibyo binanira bose bararebaga ukuvuga ngo subwa mbere ibi bintu bigiye gukorwa ariko igitangaje kandi uko bigenda ntabwo M23 yava mu masezerano mu gihe cyose ikigaragaza yuko kuganira na leta ari byo byiza kandi na leta ikagaragaza yuko kuganira na M23 yiteguye gushyira mu bikorwa ibyigisaba ariko behind the scene hirya y'amarido hari ibihari bitavugwa kandi ku mpande zose usibye twebwe tutagira uburyarya ariko nukuri abantu bari inyama nyinshi bakarya injanga aba banyakinshasa bakarya ibinyabwoya bakarya inzoka bakarya buri kimwe cyose ni abantu bagoye kubana nabo ni abantu bagoye kuko ntibavugisha ukuri uko kuri kwabo batavugisha niko tutizera bitewe nuko nibyo basezeranye mbere nta na kimwe bigeze bakora urugero narubahaye bahereza CCLF bahereza kutongera gutwita abateroriste bahereza kututwita RDF ibyo byose nibyo moya yari gukora genda kuma Twitter moya yoraza kubibona nibiganira ari gukora ibyo byose rero biragaragaza yuko ubwo amasezerano yarangiye kera icyo bari gukora ni formality murakoze ngasubira nkibaza ngo se UN yaba ibifitemo uruhe ruhare
uko mu masezerano babisinya no masezerano noneho y'ejo bundi bari bahari. None se UN yaba ibifitemo uruhe ruhari cyangwa yaba ifite kuzokurikirana leta ya Kongo ya Kinshasa gute? ntabwo UN izakurikirana leta ya Kinshasa, ahubwo izahatunga agatoki ko itari kubahiriza ibyo yasezeranye, cyangwa se ntinahatunga agatoki bitewe n'amafaranga Kinshasa izaba yakorombye. Twebwe abarwana ni twebwe kandi nitwe dushaka amahoro, abandi bari kuzambya igihugu. Ibya UN nta gihe UN izapointinga abantu, oya ihora ivuga mu buryo buri generali. Ni nayo weakness igira kuva yafondwa kugeza uyu munsi. Ntabwo izi kuvuga ngo mukore ibi mukore ibi mukore ibi, ko ntawe itegeka, yo itanga ibitekerezo. Ngo nicyo ngicyo navuga. Urakoze cyane Muhire, urakoze ku bisobanuro. Wenda kubera ko abandi twari dusa naho bagiye bavuga baho, sinzi wenda niba ari akabazo kamwe, ariko twari gukomeza tukakira ATM hanyuma basigakurikira gusa. Nawe sawa, nta kibazo. Nayo mbajije ariko nitubiri akabazo kamwe. Baho nabaze yihuza gufata ATM n'amasenga. Yes, akabazo biramutse Kinshasa kinangira ziriya mfungwa zikagumiriye, ejo bakaba bokupa, mbese ibiganiro bikarangira izi mfungwa zidafunga, nta biganiro bizogenda gubyara izo mfungwa tuzoziheba, hazoba kuzifunguza ku nguvu. Uyu gari hakurya nshaka nyingaruka. Ikindi nayo mbajije, ese hari baho icyo kibazo cya mbere kireke, nubwo uvuga ngo ari hariya, oya reka twimusubize, yari yanakibajije. Wakibajije kare, reka mbaze cya nyuma gira ndangize. Reka nkimusubize. Baho itonde ngusubize. Nimba imfungwa zidafunguwe, nta biganiro bizobaho. Ibuke gahunda ko zari ziteganyijwe kuva kwa Trump. Bizogenda gutyo. Ubu nyine turi mu kwa 9. Ngira ngo gahunda zari kuba zararangiye mu kwa 8. Ariko na Trump ni Trump, revolution ni revolution. Icyo wawibaza rero ngo nimba imfungwa zidafunguwe nta biganiro bizokomeza. Uko niko bimeze, byumve gutyo. Icyo wari wakibajije mbere n'izindi ngene bagushubije n'utumvise. Imfungwa nidafungurwa bizagenda gute? Nta biganiro bizabaho. Ikindi wari ubajije ngo habaye gucikamwo ngo imfungwa zikaguma hariya bizagenda gute? Icyo ntawe urakimenya, ntawe ugisijere, ntawe ugisubiza. Kuzoja kuzifunguza ku nguvu, ibyo ni ibindi, ibyo ntabyo mbona. Ariko igihari ubu nyine tuvuge ku bihari. Ibihari ni ibiganiro zahagarariye gufungura imfungwa. AFC ifungura iza Kinshasa ntiyafungura ibiganiro birahagarara. Nyuma baza guhura baganira kuri ico. Imfungwa zidafunguwe nta biganiro, turategereje. Imfungwa nizifungurwa ibiganiro bizokomeza, nizidafungurwa nta biganiro. Kuvuga ngo bakomeje kwinangira bakazifunga, hakabizoba hakaba hakurya no hakuno, izo mfungwa bizogenda gute? Ibyo umva ni projet à l'interme, ntawo bitanga ibitekerezo ubu nyine. Reka tubitegereze icyo gihe tuzoba kuba tubiganira. Tuba hano tuzahava. Uzoza udukugwamo akimugwa, abandi bazoza bahasigara. Nuko numva no gusubiza baho. Reka twakire ATM. Yakoze akabazo nange kubaza ka nyuma. AFCM gukirwa Geneve y'UN. Reba network yawe neza rwose. Reba network yawe ntago turi kukumva. Bose ubu muranumva? Turakumva none. Yes, nari mbajije AFCM 23 gutumirwa
Geneve muri UN bakagenda bakaja kuvuga ibyo bavuze nyine batabisubiyemo. Hari uwundi mutwe byari byashikira urwanya leta wari watumirwa cyangwa n'iriya ni speciality yabayeho ariko mu mateka nta bandi bantu barabikorerwa. Marcos ndaza gusubiza ico kibazo gatoya abanza akamusubiza leta muhi gatoya twirwane gatoya. No gusaba wenda nkihanganiye gatoya muhire Pasia wafunga wenda mikoro gatoya turacagukeneye uze kuguma hano niba uri kutwumva uri hano ufunge microphone hanyuma tuze gusa nawe wenda tusangira ikiganiro yayifunze komeza. Murakoze. Mbere wenda yuko tuganduka ku kibazo cabaho kubera ko abantu ngo bari kuja gusenga nari mbonye message z'abantu nka babiri ko twese ntago turi ku mugabane umwe. Reka wenda ATM niba utwumva ATM uratwumva canga amasenga ndakumva muhire. ATM ushobora gufata wenda umwanya muto wabonye wenda wanakurikira ibyo twagiye tugarukaho dufata umwanya muto n'amasenga afata undi mwanya kugira ngo tuze gusangira mikoro. Murakoze cyane ku bitekerezo byiza bamaze kuvuga. Reka wenda twakire bano bandi babiri ATM twirwaneho ngira ngo uranyemere twakire ATM hanyuma twakire amasenga tugaruke ku bibazo cyane rwose nakoze. Murakoze cyane. Kubera izi conflit ziriho ku isi n'ahangaha mu karere k'ibiyaga bigari n'uburyo abantu ku isi bakomeye bagerageza gukemura amakimbirane byaneye amatsiko menshi yo gushaka kumenya ibyerekeye ubuhuza cyangwa mediation. Ashaka kubimenya ese umuhuza ninde, bahuza gute, nagize amatsiko cyane. Umugisha igisomo ndaryiga ndatangara cyane ndabageza ukuri. Naje kumenya ko hari icyo bita cornerstone cyangwa se inkingi za mwamba cyangwa fondation za mediation z'ubuhuza. Ni nyinshi ariko ndavuga eshatu gusa. Ahantu ubuhuza bwicarira ni ikintu bita neutrality. Neutrality ni kuvuga ko umuhuza agomba kuba ari neta nta ruhande abogamiyeho. Iyindi nkingi ya mwamba ubuhuza bwicariraho ni ubushake bw'abantu bari mu makimbirane. Niba bajya gushaka umuhuza bashobora kunyura muri diplomasi bakanyuruza aho tugenda dushakire ariko bibaturukamo. Ikindi cya gatatu umuhuza ntabwo abadikita, ntabwo babwira mukore ahubwo abasijisite bakababwira ngo ibi n'ibi murabona byagenda gute. Ni kuvuga ko birangira ari win-win ntawe utsinda undi mu buhuza. Iyo urebye ziriya nkingi za mwamba zikomeye z'ubuhuza ukareba ibibazo biri muri DRC usanga ubuhuza bwose ntabwo bufite ziriya nkingi ya mwamba. Reka turebe ku bushake. Kinshasa ntiyigeze na rimwe ishaka ko habaho ubuhuza hagati yayo na AFC. Urebye amagambo bavuga ubona ko nta bushake bafite habe na gato. N'igihe bapfa kwemera n'igihe baba bakubiswe. Ibyo ngibyo mwese murabizi. None tugiye kubahuza nabo duhereye kuri Angola tukagenda kuri wa muperezida wahoze wa Kenya Uhuru, tukagaruka kuri Lorenzo, tukagaruka abanyamerika, usanga bose impamvu baza mu buhuza ya mbere ni inyungu zabo cyangwa se no kuba bashyigikira uruhande rumwe. Ibyo twarabibonye. Mu by'ukuri bamaye iminota mikeya nsanga nta buhuza buhari. Hari umuntu abajije kubera iki AFC ikomeza kujyayo. Ni diplomasi nyine, ni diplomasi. AFC ntabwo yavuga ngo kubera ko tuzi ko Giseke atabishaka, tuzi ko ari umuhezanguni kandi kuko barabizi
ngo ntabwo tujyayo oya bajyayo ni diplomasi batavuga ko ari twebwe nyirabayazana batavuga ko twabyanze ariko barabizi neza AFC izi neza ko Tshisekedi umuti kumuvanaho Tshisekedi nawe arabizi neza aba bantu ninumvikana nabo bazamvanaho kandi ifite ibyaha byinshi nzakomeza ngira amacenga dore ibintu niho biri na niho mpamvu ubuhuza butsindwa Tabombeki afite uruhande yarabivuze cyane abanyamerika bashaka ubucuruzi Uhuru Kenyatta yagaragazaga ko ashyigikiye Tshisekedi kubona umucuruzi ibyo ngibyo urakoze muhire reka mfate iminota mikeya urakoze cyane TM urakoze ku bitekerezo bizima ushoboye kunyemera wenda Masenga niba twumva Masenga uratwumva yego sister Masenga noneho nawe ngira ngo wakurikiye ibyo twari turimo ibyo twakomeje kuganira ubu noneho nawe ushobora gufata umwanya ukagira igitekerezo utanga urakoze murakoze ko mu mwanya mwiriwe abandi mwaramutse turabikije ariko abantu basigaye babanza bakora murakoze turabikije abatoya baza bikiriza s'il vous plaît ese noneho imfungwa zaba zigiye gufungurwa umva ingene biza bigenda sister Mase wi wowe urabaramutsa bakuramusa ukongera ukabikiriza ubibukije noneho bakakuramutsa ukongera ukabikiriza ko barabatsinze niko bimeze twikirize mwiriwe Mase mwaramutse nako sawa uratsinze imfungwa jewe kuva ano masezerano atangiye nta munsi n'umwe nigeze ngira icyizere ko azaba mbese ibyo bazumvikana bizashirwa mu bikorwa kubera impamvu iki kubera ko urabona amasezerano ni ibyo abantu bumvikana ati kino kiraba nje bashaka iki n'ubundi nawe akavuga ati shaka iki mu gihe hari abantu babiri bahanganye noneho bakumvikana ati bino sabyo ngiye kubishyira mu bikorwa n'ibindi ngiye kubishyira mu bikorwa ariko urebye karagiteri zino regime zikwereka neza yuko ibyo bazumvikana byose atakintu na kimwe gishobora kugenda mu bikorwa bashobora kwemera pasike n'ibyabavuye mu kanwa bonyine pandara kampanye n'ibyo bemereye abaturage bonyine ata presiyo iri hanze bibashizeho ntabyo bakoze rero nta kuntu twavuga ngo ibyo bazumvikana ngo bizabishyira mu bikorwa moi je n'ai jamais écrit ntabwo nigeze mbyizera n'umunsi n'umwe yego barashobora kubikora kugira ngo batakaze umwanya banahagarike wenda avancement ya AFC ukuntu bagenda baje imbere kuko iyo habaye amasezerano barabanza bahagarare ntabwo bakomeza presiyo nubwo batigeze bubahiriza CCLF nta munsi n'umwe bigeze bayubahiriza ariko AFC nayo izigira ukuntu ishaka kwereka amahanga ko ifite volonte yo kuganira no kubahiriza ibyo baba yashize mu ngiro basike sitini rebellion niba ishaka kwerekana inguvu mbese cyangwa se like ko bafite ikiburi badashobora gukurikiza amasezerano bari gusinya rero kuri bw'iyo mpamvu leta nayo igaprofita mu kwa kwitonda kwa AFC ishaka kwereka abandi ko yitonze nayo igaprofita ikaviola amasiselife ariko ku bintu bijanye n'imfungwa zo icyo ni ikintu wenda bizaca mu yindi nzira onise jamais ariko jewe sinzabyizera yego Amerika yabigiyemo ariko se Amerika ibyo yagiyemo
twaba baramuwe mu yandi mahanga ni ibihe byakunze nkako twabireba. Hari ikintu abantu baza bihendaho ku bintu bijanye ngo babafata nk'abateroriste, nubwo Amerika nubwo sena ya Amerika izasohora ikemeza ngo ni imivumo y'abateroriste. Jewe hari ama example abiri nza mfata, ni ama example y'abataliban no muri Syrie. Uno munsi Afghanistan, Amerika iragerageza ukuntu kose kugira ngo bameliore diplomasi yabo na Afghanistan kandi ari abataliban bayifite. Alors, je pense que twese on a assisté ce qui s'est passé en Syrie. Uno munsi Occident, Uburayi uragerageza uburyo bwose kugira ngo bagire influence muri Syrie, kandi uriya mu president wabo yari yarasohorewe manda, yari umuteroriste qualifié au même titre que ba Osama bin Laden, ariko uno munsi tubyamubujije kugenda mu Burayi. So ibyo baza bafata ibihano n'ibiki nje sindabyinzera cyane, peut-être babikora kugira ngo babashe gukalma nyine masse ibyo biri kirabona n'ibyo biri kirasaba, ariko ça n'empêche que ibyo baba bari gukora kinyamaji ntabwo bibihagarika. Ikindi jewe nabwira numvise Muhire cyane yatinze ku bintu ngo bene wacu ngo bazavuga gutya. Muhire, concentrez-vous, wewe uzica ushaka, uzica uharanira. Umeze uzi ukuntu mpita ngukonsidera ngo kwa kundi umuntu uba uri gukora examen, urambabarira kuba ngutanzeho akarorero, ngufata nka kwa kundi umuntu uba uri gukora examen kandi uri concentré, wize wakoze etide yawe, kandi wenda uri kubona nkaho uri kumva ibyo uri et puis ukaza wumva amashishotuma abandi bariko barashonse à côté, kandi wenda abatariyo, hanyuma ugahita ureka kuba concentré, ukaba destabilize na ya mashishotuma uri kumva. Ubwo ndiko ndavuga nk'ukuntu twakora ama examen muri secondaire cyangwa ama interrogation, ugahita uba destabilize cyangwa se ntuba uri sure y'ibyo uba uri kurakora. Ariko je sais bien kuri sure y'ibyo urimo, concentrez-vous mu byo murimo. À côté, ibiri kuba à côté, timukizitega amashugwe abavamo, parce que murahanganye, vous êtes des adversaires. Rero toute arme ishobora kuzana dissuasion, iri permis ko bayikoresha. Rero namwe timwiyatande ko hova kubasingiza, kubashimira. Hari na bimwe biba bariko barabyumva, babyumva babitahura, ariko kubera la position bamwe baza banga no guhinduka, bakaba baguma aho bari bakinangira imitima. Ariko le temps ni meilleur allié, umwanya wonyine cyangwa se igihe nico kiza kiba meilleur allié. Rero concentrez-vous, byo muri gukora munabishiremo n'imbaraga nyinshi cyane, parce que navuga ko iyo wiyangajije mu kintu, concentrez-vous, ibindi biri ku ruhande mu byihorere, ntibitureba mbese muri make, ntabwo bitureba. Ibitureba ni ibyacu, tubikore kandi tubishizemo umwete n'imbaraga zacu zose. Murakoze. arakoze cyane Damasenga, urakoze. Intervention nziza, akantu wenda warusorejeho, en fait ni nka kuriya k'umubyeyi, reka mbyita uko, okay, reka entre parenthèse, hari igihe umuntu avuga ibintu, iyo ufite space, uburyo imirongo yayo ukuntu imeze, ni wowe ugomba gushiraho nyine imirongo, umva ko space igomba kugenda,
umuntu yaje wenda kuvuga yashaka yavuga wenda kutumva gushaka kumugarura ko ufite ibyo wumva naco gituma ndumva ngo abantu bamufungiye ngo X ngo bagize gute so ibyo mvuga njyewe no kuvuga ngo hari igihe umuntu uvuga ati se Masenga tubana hano arazamuka cyangwa ukamubona buri munsi afite amatwi yarumva cyangwa ntajya yumva so rimwe na rimwe nibyo tuba turiho ariko ibyo uvuze vraiment franchement impera ni ibintu ibyo turimo turabizi kandi ibyo usoje uvuze neza ko tubirimo tubihagazemo neza ntago ari ibintu wenda tuvuga ngo tubirimo uyu munsi ngo ejo wenda tuzabiva no tubirimo twakurikiye turabizi kandi wenda dufata abandi bantu iwacu heza nawe wafata wenda igihe gito hanyuma tukaza kuvana mu kiza murakoze reka ndase ku ntego nk'uko bavuga ariko ntibimbuze kubaramutsa ndabaramutsa mwese imbere ahubwo icyo nico gikwiriye bwa mbere kwanza merci urakoze kuturamutsa natwe turakuramukira umuvandimwe ndashaka kubabwira hari umugabo yitwa ndibagiye ko yitwa Twirwaneho yagerageje kumusubiza aramubwira ati ahubwo twari twanagusubije mbere hanyuma kuba narigeze kuba imfungwa Kinshasa nshobora kubabwira hari ikintu kimwe njyewe cyampaye icyizere ni uko amazina y'abantu AFC yatanze buriya icyo nshobora kubabwira ni uko bari kuva batangiye ayo mazina bikajya mu mishyikirano buriya bahise babaproteje inzego zihita zibaproteja aho bafungiwe ni Croix Rouge bahita baba mu maboko ya Croix Rouge nubwo baba bafunzwe donc Croix Rouge itangura kubagaburira Croix Rouge itangura kubafura Croix Rouge irabaproteja sasa hari ikintu kimwe babajije baravuga bati se bien que hariho aspect politique na aspect ya sécurité y'imfungwa selon burije cyane bwakeye bitotsi biranyishe selon accord tubyita accord pour l'instant ijambo riraza kugaruka neza amatraité voilà selon les traités z'imfungwa politique kuko à partir du moment où babashize AFC yatanze amazina yabo bahise baba imfungwa politique nubwo mbere bari barabafungiye peut-être umuntu bakamufunga bavuga ngo yaribye cyangwa bakamubeshyera kugira ngo bamufunge ariko mu gihe bagiye muri négociation muri cadre ya négociation bahita baba imfungwa za politique icyo gihe rero Croix Rouge ihita ibitaho surtout abasivile hanyuma rero hari ikintu yabaje aravuga ati se nimba igihugu gicitsemo kabiri bazinjira muri ya processus d'abord kugira ngo igihugu gicikwemo kabiri kugira ngo cyemerwe nk'igihugu kariya karere AFC ikontrola ntabwo ari kuri decision ya Congo cyangwa ya AFC ni ibintu biva kuri au niveau ya Union Africaine na Nations Unies rero mu gihe bibaye gutyo ari abasirikare bafunzwe ari abasivile bafunzwe ku mpamvu za politike ku ruhande nk'urundi baba babaye abantu ba Nations Unies donc bashobora no kuzaca mu kindi gihugu kugira ngo bazatahe muri Kivu cyangwa icyo gihugu cya kabiri ntabwo bahita bahera iriya Kinshasa nicyo gusa cyatumye nzamuka kugira ngo
mbahumuze parce hariho murabivuga nk'aho byose yego leta ya Congo ifite uruhare igomba kwemera ikabareka kugenda ariko rero hari igihe batazaba bagishoboye kwanga kubarekura nubwo biyanteta gute bashobora kuzagera ahantu kugira ngo igihugu kitazaba considéré comme je vais dire ya Tshisekedi kitazaba considéré comme un état voyou gifatirwa amasanction akomeye cyane au niveau des Nations Unies n'ibindi bihugu bikomakomeye bazaba oblige yo kurespecta les traités zireba ukuntu imfungwa za politike ziri sous la responsabilité ya ONU avec la Croix-Rouge babareke kugira ngo basohoke mu gihugu murakoze nicyo nashatse kubabwira urakoze iwacu heza urakoze cyane ku bitekerezo byiza mukiza uratwumva ndabumva neza cyane bashobora gufata umwanya nawe wakurikira ibyo turimo ibiganiro twahozemo umwanya ni uwawe murakoze cyane host na co-host n'abandi bose bagize icyo bavuga turabashimiye rwose mu by'ukuri njye ntabwo nari nzamutse cyane kugira ngo mvuge hejuru y'iyi titre kwari ukubasuhuza abantu baba babaye muri byinshi ugasanga rimwe na rimwe kurakurikirana amasipesi amwe wenda ubu atari na ngombwa ayandi wenda muba ari ngombwa